ndayanywa cyane ari amata y'intuze se y'ikimasa n'ay'imfizi ukunda yiki amata y'ikimasa n'ay'imfizi nta mfizi kamwe nta n'ikimasa imfizi n'ikimasa ni bimwe ikimasa ni inka y'ingabo urumva noneho hanyuma imfizi ni inka y'iki nayo ni inka buretse ariko buretse mama yaguherekeje ku ishuri byagenze ngo abanyankore batakuri nyine nari nzi ko abanyankore bari bundye biri seriye kandi ndi umukinnyi wa filime sibyo ndi umwactress ninjira muri filime bansabye ruswa uri mwiza irore yakubera urumva kandi ubizi neza ko wenda batanayigwa n'ibiki ahubwo ati irore yakubera muri sinema kandi nk'uko twabivuga ngo umuntu ni uwawe ariko ati uzaze kundeba ku cyumweru nimugoroba mba mfite akanya buriya script nyifite kuri mashini mu rugo ujyayo nzayikwereka turebe ibyo ari byo iyo bavuze ubwenge wumva iki iyo bavuze ubwenge numva iki ngewe ubwenge mba nkeneye n'ubutuma mbi nyarugenge kwanza ni ubumfasha kubaho gusa uwo muntu se bavugaho amabuno we ntabwo aba nyarugenge akenshi ngo ababeshejweho n'ikibuno ubwo se bwo si ubwenge wowe ukijyana muri tuwarete gusa undi kimubeshejeho navuze uri kumva reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub amahoro y'Imana n'abandi namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro natwe tumeze neza cyane utameze neza byihanganire biba byanze ariko ejo hamwe n'Imana bigakunda unda kubabwira cyane ngo mujye musenga cyane kandi mukore cyane nibwo buryo bwonyine ushoboramo gutera imbere nicaranye n'ibizungerezi ibyuki mu myaka y'ababajene bakera abakobwa beza cyane Pasha na Sara mbavuze kandi muri bakuru niba tugiye kuganira Pasha hano tugira topic yitwa story of my life iyo content ibiramo ibintu byinshi cyane ibyiza n'ibibi tukubwira ibintu bitatu ugahitamo kimwe tuvugaho ibyo bintu iyo uhisemo icyo kimwe ukivuga utabeshya tukagira indi ni surprise ndashaka ko muza kubikora ntabibabwiye mbahaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane ko mubanje kurebana se ko mubanje kurebana sinzi dukora utuntu dusa kubera ko twirirwana byashoboka uri kubona iyo mikoro ufashe ninde uri bitemo kuyifatira undi reka mufatire ugiye gufatira umukobwa mugenzi wa mikorofone bafatira turaza kuruhuranya murayisharinga turasharinga birasanzwe iki cyangwa Kigali bisheya oya noti Kigali dusangira byose ejo bundi hari abakobwa beza nk'amwe babiri nabo muri bafite podcast barababajije ngo ni iki kibaho mutasangira baravuga ngo ntacyo ati n'umugabo none nawe ngo ugiye gufatira Sara microphone urumva mikoro n'umugabo ni ibintu bibiri bitandukanye yego biraterwa na mikoro uri kuvuga niyo ndi urimo kuvuga iyi mikoro mbona imbere yanjye urimo kuvuga iyo mikoro ikuri mu mutwe ntabwo ari oya nta mikoro ufite mu mutwe mu mutwe ubu naba afitemo mikoro gusa ko ntacyo wabufataho reka duhe ikaze n'abantu bose bari kureba iki kiganiro mugiye gutangira mwibwira abantu batabazi nge ndabazi ngiye gutangira mwibwira abantu turi kumwe nande duhere kuri ufashe microphone nge nitwa Pasha nitwa mukobwa Jana Patience urumva ndi umukobwa ntago ndubaka ndi single kubera iki ugeze ku kubura single se gase oya n'uyu nguyu bisetse ngenda setse nawe ubivuze useka ndi single ntago nyine ndashaka nkorana na Sara muri Popcorn podcast
nca kuri YouTube channel. wahaye Sara mikrofone sakivuga Ngayivuge. Murakoze cyane. tavuga gitore sa Nitwa Sara Musonera Batamuriza. Ndi umukobwa subwo nago ndubaka. Yego. Nago ndashaka. uri umukobwa ntago urubaka Nago ndashaka. Nyine nago ndi married. ese Karame. kubaka no gushaka bitandukanira Sara kubaka no gushaka bitandukanira Kubaka no gushaka. Kubaka biri mu buryo bubiri. Hari ukubaka inzu cyangwa igikorwa runaka, hari no kubaka uvuga ngo ngiye kubaka umuryango, ngiye gutangira umuryango. So biri mu bintu bibiri rero bitandukanye. Hanyuma gushaka nabyo biri mu buryo bwinshi noneho bwo butandukanye. Hari gushaka umugabo cyangwa umugore, hari no gushaka bwo kuvuga gushaka ikintu, gushaka amafaranga, gushaka ikintu wakora, ibintu nk'ibyo gushaka wavugaga rero ni gute kubaka wavugaga ni gute njye nago ndi mariye. Yego nibyo navugaga. yigeze avuga ngo nago ngo ari single n'ibyo ye nago uri single oya njye nago ndi single. Yego muri make wambeshyaga ibyo I'm not taking because nago ndi engaged ariko ndi muri relationship so yeah. none se kuki umwana w'abandi wari wamushutse akiyambika ibirato uwuhe wabwirwa n'iki katari we ndimo kuvuga? Oya none se nakubwiye umwana w'abandi se gerigeze wabwirwa uwo mwana urimo kuvuga njye niwe ndimo kuvuga. ntabwo navuze njyewe. Oya njye sinavuze wowe. uzi ko wakinisha umuntu njyewe mfite umuntu dukundana si ibyo? Kandi uwo muntu ndamukunda. aragukunda nawe aragukunda abandi bana kandi ngo nawe arankunda. Thank you cyane so ubibona ko agukunda cyane murebe arankunda sha arankunda turakundana ariko sibyo oya ariko ntayiriho njye nayo nasizeho. nawe umeze neza? Nanjye meze neza. Hanyuma rero tugiye kuganira ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Yego. Nkuko nabibabwiye muravugira rimwe. Hari nkuko nabibabwiye dufite story of my life. Hari ubwo urumva tuganira igice cyawe cy'uburyo wisanze muri showbiz. Tukaganira nibura life yawe. Kuva umenye wowe ugiye ku ishuri kugeza urangije segondere. Sibyo? Hanyuma tukaganira ubuzima bwawe n'uwo muntu wawe mukundana. Mo gake cyane mwahuye gute kugeza aho bigeze ubu ngo. Murahita mu bw'icya gatatu ntago kireba pasha. Ubwo ni bibiri gusa. Okay, turaganira ubuzima bw'ukuntu twisanze muri showbiz. Tuvuga kuri showbiz kwanza. Tugafite ubwo arahitamo muri bitatu ngende. Wowe urahita muri bibiri. Okay. Wowe ni muri bitatu. Urambaza nta kibazo. Nakubajije. Ntago urahitamo. Uko ninjiye muri showbiz. Uko ninjiye muri umva ndagukubita. Ndagukubita we. Samwege. Uvuze? Uko twinjiye muri showbiz. Ntago uko mwagize gute? Uko nisanze muri showbiz. Shyira mu bwinshi. Nje ndumwe. Uko nisanze. Uko twisanze muri showbiz. Okay. Ese urashaka kumva iki? Tutacyumvikanye yo tuguhitiramo. Kubera? Kandi wavuze ko ari amahitamo y'umuntu. Si yavuze ko ari amahitamo y'umuntu. Hari igihe bibaga hato. Okay mpata. Ntaribi. Wowe anyuma wowe. Nanjye nibyo. Okay katuvuge ku buzima bwanjye nimenya no kwiga. Sibyo? Nta kibazo. Ni ikibazo cyane. Wera iki na boyfriend fit. Na boyfriend fit ntago ndamubona. Yego. Njye na boyfriend wanjye ntago turabonana. Nacyashaka. Ariko shashe rero ibirukankemo wowe. Ndahari umukunzi wawe. Ndagutegereje ariko ugere vuba nidutinze abana kujya ku ishuri. Uriya muntu mwavuganaga kuri phone ninde? Uriya muntu mwavuganaga kuri phone twicaye hariya. Akarira.
hariya umuntu mwavuganye akarira akarira ni musaza wari ubizi ko bavuga yesi kuri kuvuga umuntu w'umugabo niyo yaba yaruneleta twavugana akarira ntago namwemera nanjye byanungwe niyo mpamvu nakomeje kubikubaza baza umugabo urira oya kurira nta kibazo ariko kuvugana nanjye isuka yiturira nta kintu cyabaye sugura rero ese Pashi ufite amashuri angahe ufite amashuri angahe njyewe narize ngera muri secondaire ntago datangira wize iki nize ubukerarugendo kandi mwigamo n'ikinyarwanda yego ese buriya unywa amata ndayanywa cyane ari amata y'intuze se y'ikimasa n'ay'imfizi ukunda yiki amata y'ikimasa n'ay'imfizi nta mfizi kamwe nta n'ikimasa igihe imfizi n'ikimasa ni bimwe kuki se byitwa imfizi kandi kuki byitwa imfizi n'ikimasa ikimasa ni ukuvuga ngo ikimasa ni inka y'ingabo urumva hanyuma imfizi ni inka y'iki nayo ni inka buretse ariko buretse imfizi nayo ni uko ariko yitwa imfizi kubera ko aba ariyo nyine ibimeze nk'umukuru w'umuryango muri izo ikimasa ntabwo aba ari igikuru mu ntozi ni ukuvuga ngo inka iyibyaye baravuga ngo yabyaye inyana cyangwa ikimasa wibuka umwarimu wo kwigisha ikinyarwanda ntabwo mwibuka harya ni ntabwo mwibuka pe sanjye ndamwibuka disi rato imfizi n'ikimasa bitandukanira imfizi n'ikimasa ikinyarwanda yarakubitaga imfizi n'ikimasa bitandukaniye he amata y'ikimasa se aryoha ntabwo ndayanywa ariko warayabonye ntayo ndabona nta n'ikimasa nta kimasa gikamwa wari uri kutubwira imfizi n'ikimasa bitandukanira kuri njyewe ikimasa ni inka mu buryo bw'ikinyarwanda ni ikigabo yesu we kiba cyavutse ari igihugu umva ikimasa ni inka twavuga y'ingabo hanyuma imfizi ni cya kimasa kimaze gukura nk'uko umugabo iyo avutse ari umuhungu hari igihe akura bakavuga ngo uriya ni umugabo igihe yatera inda igihe ikimasa nyine cyakwimya tu imfizi nako imfizi yakwimya ntekereza ko bayita imfizi kubera yamaze gukura yabasha kwimya Pasha yavuze ko imfizi ari umukuru w'umuryango ariko niko biri ubwo noza imfizi ni urugero nka gutya tuvuga ngo umuhungu yabaye ingimbi yaterera abantu bazadukosore nyabuna ariko nibyo bazatubwire nibyo kandi sare waba ni mu mutara none ntabwo azi imfizi n'ikibazo sawa urwari mu mutara ariko niyo mvuga ntabwo uzi gutandukanye imfizi ubundi iyo abantu bavuze mu mutara iyo tuvuze mu mutara ubundi akenshi abantu benshi bahita bumva umva nkubwire si ukuvuga ko ntabizi ahubwo nshobora kubisobanura mu buryo butari bunoze oya hari ukuntu umuntu avuga ikintu atari uko cyangwa se wenda atakibuka ariko hari ubundi buryo bwiza bwo kugisobanura si ukuvuga ko sinaciye amabere nyabona mu mbabare ariko buriya hari umuntu wo mu mutara uba utararagiye inka yego urugero nkawe waziragiye cyane iyo waziragiye njye nka nazijyagamo bitewe n'uko mbishaka ndi kubaza kuziragira kuzijyamo no kuziragira ntekereza ko bitandukanye kuziragira najyaga nsanze y'abasaza banjye ntabwo njye naragiye ngo mu mutara ngo iyo ngo umushumba arambitse inkoni hasi ukayirenga ngo agukubita inkoni 200 niko bivugwa ariko sindabibona barabivuga barabivuga uyu yitwa Mukobwa Jana ubundi nari ko ari nkawe wagakwiye kwitwa Mukobwa Jana nanjye nitwa Batamuriza wamusonera muzagurane tuzagurane si inka baba bavuga buriya si inka buretse gato buretse tudashwa nese tukubeye iki tuzagurane buretse gato ko iki tuzagurane njyewe ntabwo Mukobwa Jana ari imbere oya rirakubereye cyane ntanazirenza buriya natera umujugujugu
nyine ariko mbwira shaka nyine nta kundi bikundiye kubera Sara icyo tuza oya ntabwo ari umva kandi afite umusobyo ni ukuvuga ngo urumva abakobwa bo mu ntuza bo kwa Sara nibo usanga benshi bitwa ba mukobwa jana ese ubwirwa n'ikintu yahavuka katakubwiye no byagora kuhamubona si byagora ntihavubera tuva mu ntara imwe nkwereka impamvu byagora haguruka ntago maguru haguruka nkwereka impamvu neva ubundi uraza guhaguruka rero ntabwo uza kugenda turabibereka n'ubundi ugiye bandese abo turi kubwira abo uri gukweba yego ndi kumwe na Sara ndetse na pasha ngo ari singo pasha uri singo and sachi azajya muri pop bar umvugiye ibintu ngiye kukurangira ahantu bari gutanga abagabo ni hehe Kicukiro hano muri pop balloon na pop balloon niba pop balloon da blind date aho ntago mpazi hari na application zitanga abagabo hariyo bita Tinder urayizi njyewe rero Tinder urayizi ndayizi pasha Tinder subizwe itanga abagabo ndabizi ntago urakuraho umugabo ntago nyigira ntago ndayikoreshaho wayibwiwe n'iki ndabyumva mfite abantu bazibaho abantu bazibaho ujya wumva bavuga ko Tinder ikorerwa iki ngo bajyaho bagashaka abagabo bagakura abagabo rero njyewe reka mbwira ntago mbabaye umugabo cyane urumva ntago mbabaye umugabo ku rwego nshakira umugabo hasi hejuru njyewe amagabo I don't chase man abagabo baza kundeba bakanereta nkabyemera cyangwa nkabyanga tarize ubyanze kangahe kenshi ubyemeye kangahe nabwo ni kenshi yo bakabyemeye ntabwo ari kenshi cyane ko ni kenshi reka twinjire mu kiganiro ndi kumwe na Pacha nk'uko nabivugaga na Sara aba ibizungereze kamvuga ibizungere ese sa iyo umuntu akwise ikizungereze wumva kwisi iki nta muntu urakinyiterese nyambitekerezaho cyane uri ikizungereze ahubwo nsobanuye ikizungereze uraye nari ngera ari nkubajije uranansobanuye ikizungereze ni iki sa mushira ntabwo ajya bikubwira wamufashije Pasha ikizungereze numva nutse iyo umuntu ari kuvuga ikizungereze wumva se ari nk'igiki ari kuvuga umuntu mwiza ngira ngo sibyo kandi mwese kuzungera ni byiza ikizungereze numva mvuze nk'inzererezi nta na rimwe urumva wazungereye kuzungera like nese kuki umukobwa bamwita ikizungereza ubwo abaserereza abantu bamureba rega kivumbuye kiguye kugisitaye abazungereza abantu bamureba ikizungerezi ni umuntu uzungereza abantu bamureba ko ndi kukwita ikizungereza utanzungereje ntabwo nakuzungereza utanzungereje kabwirwa n'iki wanzungereza ariko ntabwo uranzungereza ubwo numara kuzungera uze kumbwira nibwo nibwemere ko nabaye ikizungereza ibi bizungereza rero nk'uko nabivugaga ibikobwa byiza ibaze nk'umuntu aba afite mwembi nko mu rugo kuri abasilamu bishakira abagore 7 nyine nkanjye urugero muri kumva mfite nka Pasha hano mfite na Sara hirya ku rundi ruhande bose ari abagore banjye hari umuntu wabundushije kubaho neza ntago mbizi ngewe umuntu kuba ufite nk'umugore wawe nta kintu kiruhuri kiba kibaho cyiza nk'icyo ngiki never nta kintu waba ubura muri ubu buzima ibi bizungerezi rero turi kumwe bifite popcorn dufite podcast bita popcorn dufite podcast ariko yitwa popcorn nibyo naganishaga ko ari popcorn podcast sibyo muzadutumire nukuri muratumuha bajye mujyeho mu basure bakora video nziza cyane
kuri shene yabo nyine initwa gutyo Popcorn Podcast. Mubakurikirane, ndabizi ko muzabana nabo neza cyane. Nibo tugiye kuganira rero byinshi cyane nk'inkumi. Nyuma yo kubibizongereza muri inkumi, reka twinjire mu kiganiro. Hereza Pasha noze. Yamfatira Ugufatira ndi kubona atari kuyigushyitsa. Abantu harya we wize ikinyarwanda. Ura nanjye nzi ikinyarwanda cyinshi cyane. Kuyigushyitsa uzi icyo bisobanuye? Kuyigushyitsa. Kuyimereza. Kuyigusingiriza. Kuyigushyitsa. Si ukuyima. Iki? Mikoro. Ni ukuguha mikorofone ikakugeraho. Yego mwagutya. Ariko wamuhereza inama. Nta nibwo ariyo yonyine siyo bashyitsa gusa. Bashyitsa ibintu byinshi cyane. By'umwihariko icyo babivuze babigendereye nyine kumvikanisha. Batekereza ko ari nk'iki? Mikoro. Si bibikoro. None urayimushyikije. We ahise ayigushyitsa. Murakoze cyane madame. Pasha, mbwira umunsi wa mbere umwe gusa bakubwira nti Pasha ugiye ku ishuri kwiga, wiyumvisha ute? Wari ugiye kwiga mu wa kangahe? Ntago mbyibuka, njye nakuze mbona ndi mu ishuri. Neza ubwo turaganira iki? Reka mubwire, urumva njye ntago urumva njyewe urumva hari ukuntu mwakuraga. Njyewe nakuze mbana na mukecuru, niga kumenya ubwenge nari ndi kwa grammaire wanjye. Umva menya ubwenge ariho mba. Noneho aho hari he? Nyagatare. Ahantu bita Rwimiyaga. Umva nuko sha mukobwa jana. Urumva menya ubwenge ariho ndi nyine, ariko njya ku ishuri nyine mbona ndi ku ishuri njye niga turatwana dutoya cyane. Ntago nzi mama mbwira ngo ugiye kujya ku ishuri. Yarari he? Ntabyo nzi kabisa. Yego. Ni mukecuru akubwiraga ngo jya ku ishuri. Yabyukaga mu gitondo imodoka ikaza kugufata. Imodoka? Urasetsa. Rwimiyaga. Cyangwa imodoka zizageze iwacu cyane. Imodoka igaparika kuri gate. Twavaga nka hano. Imodoka igaparika kuri gate tugasohoka mukagenda. Twavaga nka hano tukajya ndavuga hehe, tukajya nko kwiga Kicukiro. Ni izina ry'Imana ahantu twigaga. Ubu isaho yigaga urahazi? Ni izina ry'Imana hari kure. Hajya hano ni he? Nyine nka hano Rwandex. Hano twicaye mu Kiyovu. Twajyaga nka hano Rwandex, ntago ari kure. Burya we nuko nyine ubu ngubu abantu twamugaye tutakibasha. Kuri kwambara ubusa se Pasha. Iranyembi. Okay. Muzabikate. Bazakate iki? Ibi bintu barimo kunyambika. Okay. Arakoze muko. Urumva? Tukajya nko tukava hano nko mu Kiyovu tukajya kwiga Rwandex. Harimo akagendo kandi uri buze no kujya saa sita tugasubira mu rugo. N'agakungu. Rero nta modoka yigeze inyura kabisa. Nayo. Ntago uri nka Sara. Sara ntabwo yashoboraga kugenda atagiye n'imodoka ku ishuri. Besera. Cyokora njye kwiga ndabyibuka. Hari bimwe bambwira ariko hari n'ibyo nibuka. Ko ndibuka bwa mbere ahantu iwacu ahantu duturiye umupaka wa Uganda. So rero kuva mu rugo. Umupaka wa Uganda witwa ngo? Umupaka hariya. Biterwa n'uwari ariko njye iwacu ni Kizinga. Kizinga. Okay. So rero nagari kure ni nk'iminota nka 12 kujyayo n'amaguru uvuye mu rugo. So rero kubera havagayo abanyankore nyine abantu bo muri Uganda bahetse ibitoki nyine basa nabi nyine bateye ubwoba, warabonaga umwana ukumva bateye ubwoba. So musaza wanjye nkurikira yajyaga nesha umutwe byatari akambwira ati we nujya kwiga bari abanyankore barakurya. None akambwira hari ukuntu bateka igitoki mu Mutara bita umunyigi. Kimwe cya Marina. Umunyigi. Kiriya gitoki cya Marina. Urumva? Kiriya gitoki
cyane Rwamagana Rwamagana avuga ahantu habiri iwabo ni habiri okay mbere yavuze ku muri video ya mbere yavuze ku Rwamagana bwa kabiri avuga Ikibungo ahubwo mwebwe mw'ibirasirazuba Rwamagana na Kibungo ni bimwe biratandukanye okay bijya bibaho bijya bibaho urumva rero umusaza wanjye yajyaga ambwira ati rero mushiki wanjye bari abanyankore biriya bitoki batwara babitekamo umunyigi mwiza wo mu makoma ati kandi cyane cyane umunyigi bawurisha inyama rero nujye bazakurya kandi hakabaho defo ya Uganda y'abantu barya abandi kandi koko nkumva bazanjya so rero akenshi nkajya nanga no kujya woya nago nari mukuru ahubwo najyaga ninya mvuga ngo se nibantwara Uganda bakandya noneho bakandisha n'ibitoki noneho kandi koko wareba ukuntu basa n'ukuntu bameze nyine hari ukuntu rero umuntu ukabona guteye ubwoba n'abanyankore akenshi nkabitinya so ngereye hari byinshi nibukaho ku gutangira kwanjye ku ishuri bakubwira ngo abanyankore barakurya birangira batakuriye nyine baramerekezaga mama yaramerekezaga kageze ni ukuri mama yigeze mama yaguherekeje ku ishuri byagenze ngo abanyankore batakuriye nyine nari nzi ko abanyankore bari bundye biri seriye kandi oka abantu bepfiriya ni ukuri batubwiza ukuri izo story barazizi that's why umubyeyi yaguherekezaga ni ukuri mama yarakoze kumerekeza wagize ubwoba kuva kera watiye abanyankore kuva kera narabatinyaga pe yego yego twari turi kuri Pasha nari mu microphone Pasha wari ukiri kumbwira wowe ntabwo abanyankore bigeze bagukanga ngo barakurya sari kumwangisha wape kabisa kuri seriyeze bikabije ibikenewe ibiki kuri seriyeze cyane wapi ngewe ahantu twari dutuye niyo mpamvu batajya bapfa kugutinya nta sheri mfite niyo mpamvu nta sheri mfite kuba seriyeze se bituma abasore batagutereta bituma ahubwo ngira ngo bakabagutereta biragoye kuzajya gutereta umukobwa uri seri simbizi nako ngewe ntago wese utereta abameze bate nka Sara na Pasha ubwo nibyo yari ukuntu ari kundeba bagereye nko kumbara nk'umutwe w'ihede ukuntu ari kundeba yego ubu ugiye ku ishuri twari tukiri kuri yanuze yawe wahisemo uba ugiye ku ishuri ubwo twasimbutse primaire nuko wayigiyemo ugiye segonderi njya segonderi noneho niga i Kayonza urumva mu rugo batuye i Kayonza urumva noneho njya kwiga i Kayonza noneho mpita njya mu rugo nyine umva primaire yose nyiri ubwana bwanjye kugeza nsoje primaire mbusoreje kwa grammaire mpita njya i Kayonza ese nukubera iki wari uri kwa grammaire niba bitureba ni umwuzukuru mba ngomba kuba kwa grammaire nari umwuzukuru oya hari uburyo tuba kwa ba grammaire biratandukanye hari igihe wenda iwanyu wenda nta kuntu bimeze icyo ni icya mbere cya kabiri igihe iwanyu muba muri benshi iriya ni nk'umuntu urumva abuzukuru bakunze kuba kwa nyirakuru ugasanga nk'umukecuru urumva ugasanga nk'umukecuru afite abana nk'icumi b'abuzukuru babiwe bagaha umwanya ababyeyi nicyo nashakaga kuvuga nicyo wagombaga kuvuga ati ndashakaga kuba umwanya ababyeyi ubundi umuntu iyo amaze kumenya ubwenge mo gakeya aragira nsange nta bwenge nari nzi twari inkurikirane nari mukuru wari inzi ugera segonderi nta bwenge uzi kuba ushobora kuba bwaraje butinze nta bwenge nyine bwo kubanga umwanya ababyeyi ni nabo banjyanyeyo ubundi se ni umwanya wo kugira ngo bigende ubahaye umwanya wo kugira ngo barere barumuna banjye
twahaye umwanya ababyeyi ubarere barumuna bawe wa mugani wawe ufite barumuna bangahe? mfite baro twavutse turi 7 ariko turi 6 kandi njye mukuru. Abakobwa ni bangahe? Abakobwa 3 n'abahungu 3. Aho twavutse turi abakobwa 3 n'abahungu 4. N'abandi bakobwa si ubwo cyane bose mwanya byaye neza muzabimubwira. murakoze Sibyo? Hanyuma reka ducumbikire nta show wagize ku ishuri nkatwe. Twe uzino twakoze ku ishuri. Ntago tujye tubivuga ngo oya ntago bijya birangira. Ni byinshi cyane ntago bijya birangira. Kiretse uhuye n'umuntu twiganya akabikubwira. Ariko ibyinshi ntiwabyemera. ubwo warateretaga cyane. Narangije secondaire nakundanye bwa mbere. Ari Keve umushuti wacu wanzaniye umukobwa ngo dukundane. Ari uguterete. Uzi ikintu kitangaje se ni nawe waje kongera aramujyana. Urabeshya. Basa ararengana. Ntago arengana. Iki? Uza ari kukubwira? Sara arimo ku protocol. Yego. Sara ubona. Buretse bumundekeye Sara. Keve yanzaniye umukobwa ngo akiri umukobwa mujye mukundana. Ari kumva? Ubwo nari mvuye ku ishuri maze nk'amezi angahe nsoje ishuri. Arangije nyuma y'ikindi gihe runaka arongera afata wa mukobwa aramujyana. Mwarasoje kwiga? Twari twarasoje. Yaramutwaye barakundana se? Icyambabaje nuko yanamutwaye ntibakundana. Yamushyiriye undi muntu. Yarashatse? Ni umucuruzi w'abakobwa. Oya no. Barakwishyuraga? Oya. Ushobora kuba utaramwishyuye ahubwo uwo muntu wamwiye. Oya ntago nta giciro twize tuvugana cyane ko atari nta bucuruzi yari arimo. Ahubwo yari afite umukobwa w'inshuti yiwe yaramubwiye ngo nshakira umuntu bakundana. Ahera kuri njye asanga ndi ikibwa dukundanaho iminsi nk'ingahe. Ikibwa icyo gihe nari ikibwa ntago nari nzi gutereta. Yes we nabaye igini. Narenze kumenya gutereta mba n'igini. Mbere wari ikibwa none ubu igini. Ubwo nshatse kumvikanisha uburyo namenye gutereta cyane. Yabaye mete. Aramujyana mushyira undi muntu. Ubwo n'uwakangaye si uwa kabiri. Niho mbere igini navugaga Keve. Niho mbere igini navugaga. Birangiye n'uwa kabiri amuvana yamushyira undi. Undi ngo yaramujyanye ngo bakore ubukwe. Bakoze ubukwe baje gukora ubukwe. Bakoze divorce. Mvuga ibintu bamukoreye. Oya babarira mbabwira ibintu bamukoreye. Uzi ibintu byaje kurangira bibaye. Badivorishije bataranakora ubukwe. Bataranasezera. Ese Keve buretse nkubaze. Keve uwo mukobwa yagutwaye. Ntago yamuntwaye kandi wari wamunzaniye. Niyo wari wamuzanye. Yaramwishyiriye cyaramushyiriye. Yaramushyiriye undi. Uwo wundi nawe aza kumumwambura mushyira undi ngo bakore ubukwe. Kuko uwo mukobwa yari yaramubwiye warashaka umuntu uri seriye. Yasanze utari seriye. Ako ubusigaye uri seriye. Ndi seriye cyane. Njyewe ndi single kuva 2018. Ni imyaka myinshi cyane ndo tumeze kimwe. Urumva ntarabaye ibuye. Abantu bamenye umuntu uri inyuma ya mikoro nzashyiraho ifoto ye. Nakurimo kutubaza. Wamajije ko ibyo uzabivuge muri podcast wantumiye wambwiye ko uzantumira. Nyewe uzaza tugushakira umugabo. Tugushakira umugabo. Murajya he ko muri kujya mu bintu byinshi se muhari nahereye kuri. Atari ngiye wari kuri gutanga urugero. Aho ransize. Yego, reka rero twinjire kunoza ku ruhande rw'uyu. Abundi nuko utarebye noze zindi zabanjiriza ngizi. Iyo iriya nuzari wahisemo buriya ni mbi cyane. Ikindi gihe nzabikubwira ntuzayihitemo. Ibyo bya life byo kwishuri ntuzabihitemo kuko ni bibi cyane. Kubera nzakumvisha ibindi wumve. Si byiza ntuzabihitemo. Reka mwese twinjire kunoza ko iyo yavuze tugiye kuganira ku rugendo rwanyu muri showbiz. Wabyanze ko mbihitamo. Navuze ngo ndahitamo. Nashakaga ko tubijyanira hamwe mwembi. Hanyuma yayindi wavuze
ntabwo ndeba niyawe biriya ntabwo bimureba ibyo nta n'uwabihisemo. Sasa rero tugiye kwinjira ku ntuze ku rugendo rwanyu muri showbiz kugeza aho mwebwe Pasha na Sara mwisanze kuri Popcorn Podcast n'ahandi henshi muzajya tutaramenya. Saba yabavuga ngo nako byari bya kera ngo buriya ngo umukobwa cyangwa se igitsina gore muri showbiz yacu ngo inzira banyuramo kugira bagere aho bari gushaka kujya aba ari inzitane cyane ku buryo bamwe benshi babigeramo gutya bagikandagiza nk'ikirenge bagahita basubira inyuma. Ayo nzira hari n'abakobwa benshi cyane igora nabona wenda namwe murimo cyangwa se mwebwe mutaragera aho bibagora. Uri kumva mbere yuko tubyinjiramo nk'umuntu arabunze avuze ayo magambo mvuze wakumva ko iyo nzira ari inzitane mu buhe buryo? Inzira abakobwa ushatse gusobanura inzira abakobwa bacamo navuze ngo inzira igitsina gore gicamo muri showbiz yacu ni inzitane biragoye nyine tu kugira ngo agere aho agiye atemeye bimwe muri bimwe bamusaba bimeze nk'ibitambo tu kuko benshi muganire barakubwira ati twatanze iki kugira tugera aha byagenze gutya kugira bigera aha benshi banakabivamo bakanigendera mu rwego rwo kwanga gutanga nyine cyangwa se kwihanganira ibyo bahura nabyo. Nje rero nabisubiza mu buryo bumwe n'ahantu hataba inzira z'inzitane ku kintu ushaka. So rero uzi ikintu ushaka kandi ubizi neza ko ugishoboye izo nzira z'inzitane uzica amazi ugakomeza imbere. Kandi wari wambujije sore wambujije umva mbabwiye urumva nibyo nakubwiraga nta nzira z'inzitane nta hantu zitaba uzitsa amazi ugakomeza niyo zihari urazirengagiza yego urazirengagiza ugakomeza imbere kubera ubuze ikintu ushaka. uba wumva se nk'izo nzira zizitanye mu buhe buryo bwinshi uhura n'abantu baguca intege uhura n'ibyo dukunze kumva kenshi ngo ni ruswa y'igitsina. nta muntu uraye gusaza njyewe wasanga ntayo ngira nta gitsina ugira nta ruswa yacyo ngira. Yego ntabwo nsubije ibyo nari mbajije. Ibihe nsubije ngo nta muntu uragusaba iyo ruswa. Oya ntawe. Yego kandi wavugiye Sara se yatubwiye ko avugisha ukuri cyane. Njye mvugisha ukuri ndagerageza. Ibyo bintu abakobwa nyine tuvuga ngo kugera urumva kugera aho ugeze urumva ngo byansabye iki ngo bansabye iki. Icyo gihe ni wa muntu waje muri showbiz n'ubundi yumva bifitiye inyota nyine yo kuvuga nshaka kuba umusitari nshaka abantu bambona nshaka gukurikira ikintu biki urumva. Rero abantu benshi baza muri kariyeri bafite ibintu byinshi bitandukanye. Urugero nkawe waje uzanywe n'iki muri make? Ni ukuvuga ngo njyewe first yuko nisanga muri Popcorn Podcast ndi umukinnyi wa filime sibyo ndi umwactress. Rero ni ibintu nakuze nkunda numva ari ibintu bizaba dream yanjye ari inzozi nshaka kuzageraho kuba umwactress mwiza nyine sibyo. And then ariko ngira izo nzozi atari ukuvuga ngo nshaka kuba umukinnyi wa filime abantu bazi gusa aho nshaka kubigira kariyeri yamviramo nyine n'ibintu abantu babyazamo amafaranga nshakemo amafaranga n'ibiki byose. So izo zari inzozi. Rero iyo uje wenda ushaka ko icyo kintu gita kandi ibintu ngewe navuze nzakora uko nshoboye n'ibyanga bizaba byanze n'ibyemera bizaba byemeye. Iyo uje ufite inyota rero yo kubigeraho vuba niyo mpamvu abakobwa bagena ngo runaka ngo byagenze gutya ngo ndabikora ngo arangije niyangeza ku byo nashakaga.
ntabwo uzi ikintu ushaka sheri nawe ntabwo uba utaramenya ngo urashaka iki utaramenya ngo urashaka iki erega abantu ufite inyota yo kugera ku bintu udashoboye udafite n'ubumenyi ukanuka nandi sorry agakika kuri akantu karakuriye keve sara akantu karamuriye yangane Paul iri iwacu bita akanyamuhani banza ari natwe hari akantu twita akantu akana niyo mpamvu bidutangaje ko akantu kakuriye ubundi biragoye kubona karyanye yego ngorata gikobwa cyiza cyapasha ni cyiza wari ukiri kutubwira nasoje so wabyumvishe ndimo kukireba nasanze ari cyiza ewe murakoze yego none se pasha wowe nta muntu nibura rimwe wari wakubwira ati ngo kugira iki kibe haraba iki ngiki ubwo navuze ruswa y'igitsina cyangwa nawe ntayigira noneho ahantu wavuze muri filime ivugwamo cyane 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 burya ngo muri showbiz yacu ruswa y'igitsina buri ahantu ivugwa kurenza ahandi iri muri sinema nyarwanda cyane ubu igihe wakiniye filime nta hantu wigeze uhurira n'umuntu abikubwira reka bambwire ni nk'uko nashaka gukora iki ni ahantu hataba iyo ruswa urumva ahubwo aho hantu abantu bavuga ko ibihari cyane ni uko ari ba bantu baba babasha kubivuga bakavuga ati hano hantu hari iki n'iki urumva abantu bakina filime bajya kuri kamera kenshi bakora ibiganiro kuza kuvuga ngo nyinjira muri filime bansabye ruswa bitandukanye n'umuntu wagiye mu gusaba akazi rusanzwe bakayimusaba kuko ntafite wo kubivugira ntabwo abantu bazatekereza ko hano basaba ruswa ariko niba uri muri sinema ukanumira gutya mu kiganiro nko wangiye naje muri sinema nyigeramo umugabo arambwiye ngo kugira ngo ujye imbere ya kamera tuzabanza turyamane n'undi akaza akavuga nanjye nyinjiramo umugabo yarambwiye ngo kugira ngo ukine muri iyi filime tuzaza turyamane icyo gihe amajwi menshi abaje aho hantu nyine muri iyo industry runaka nyine bikiganzamo ko ariho hari ruswa ariko ntabwo bivuze ko n'ahandi hose hatari ruswa gusa aho byumvikana henshi naho rero ngewe nyinjiramo ntawe wigeze yinsaba pe ariko nyuma y'uko tugenda twigira imbere hari abandi bazakakubwira ati tubigenje gutya hari ukuntu byakimprovinga urumva si wumva arata wowe yaza akakubwira ati peshe buriya uri mwiza ni ukuri uri mwiza kandi buriya iyi role buriya umuntu uheruka kubikubwira wibuka n'indi noya ntabwo mbivuga urumva nyine akavuga ati uri mwiza iyi role yakubera urumva kandi ubizi neza ko wenda batanayigwa n'ibiki ahubwo ati iyi role yakubera muri sinema kandi nk'uko twabivuga ngo umuntu ni uwawe ariko ati uzaze kundeba ku cyumweru nimugoroba mba mfite akanya buriya script nyifite kuri mashini mu rugo ujyayo nzayikwereka turebe ibyo ari byo hanyuma ugezeyo ese wowe ujyayo kwenda iki kukwereka role kubera icyo utayinyoherereza iyo mashini yawe ntabwo igira urumva byasobanuka kurusha uko wagiye birasobanutse cyane nyuma y'uko wanze kujyayo se yakubwiye ngo ikirore yarayikwiye cyangwa wagiye kubona uyibona mu undi muntu we uhita utekereza turi umushiti wacu agashyize kakuriye sara we pole ikikobwa cyiza hakuri cyiza disi ujya mu iyo mikorofone sa ujya wireba nko muri miruwari niyo ngiye kwambara kugira ngo ndebe ko outfit ya wambara uri kwireba kugira ngo ndebe ko outfit nateguye iri bon usko ngiye ntabasha kwireba ndi kwambara ukambara ubusa ukajya imbere ya miruwari ukireba ugashyiramo umwenda ukavamo ukanisiga ukireba ukikunda ujya wireba kandi wowe iyo ndimo kwambara njye akenshi iyo ndimo kwambara iyo uri kwireba urugero uri kwireba muri miruwari ni igiki kintu nyine wireba ukavuga ati ahangaha imana rwose isa nk'iyambereye ikintu ubona nyine yaguhaye uvuga ati ahangaha kiri too much se
navuze ikintu cyiza kuri wowe ubwo nicyo navuze. Ikintu mbona Imana yamaye cyiza urebe ukavuga ati Imana aha warakabize wamaye atagombaga gusagurira n'abandi n'uburebure pe abantu batakuzi kuko hari igihe mpagarara nk'imbere ya miriwari nkabona ndimo ndayirenga sa nyine bikansaba ko ngira gutya. Uriya metero 2 ntago uzifite? Oya mfite 192. Uwo musheri wawe afite zingahe? 2. Aya we n'ukuri nagabe ubu mfite metero 2. Basha uretse kumbeshyira ndebye uranafite metero 2. ubwo ufite aho uzifite uri muremure nyine yavuga nicyo ngicyo kabisa nizo bavuga izo metero 2. Oya njye ndimo ndavuga uburebure nibwo Imana yamaye nkavuga basi yuherezaho n'umuvandimwe wanjye hano. Hanyuma sa urabona abakobwa buriya numva ngo baranagowe uretse ko kuri ubu ngubu noneho simwe gusa mwagoye natwe twaragowe. Of course. Ujye bibona ko twagowe. Ubona twaragowe gute? Mwagowe mu buryo abakobwa dusigaye twaratinyutse turakabye. Turenga imirongo ntarengwa. And n'abahungu hari ukuntu mwibasiwe n'abahungu bagenzi banyu. So rero urumva ko namwe muri mu bagowe. Mungu se mugenzi wanjye yanyibasira mu webure. Kuntuka no kunkubita. Akagutereta? Iyo mungu agatereta undi? Ntaburabona. Ariko n'abahungu nsigaye mbona ngiye rwose kuri ku ma TikTok kuri social media mbona ari beza no kurusha abakobwa. Nari ndi bubwira rero buryo abahungu mwiza kurusha umukobwa. Hari abo nsigaye mbona nyine muri bya bintu. Basigaye ari beza kurusha abakobwa. Ukabona kurusha kwimakiya no kwambara du crop top nkabona yego. bafite n'udufatami bameze ngo ukabare ukavuga ati cyakoze iki gihungu. Uwo iki gikobwa uko barahindutse igikobwa. Iki gikobwa hungu. Ariko hari nabo bitabereye bazabireke. Urugero ntarwo mfite bari arabona ukabona nibabereye. Hanyuma nakubazaga rero utekereza iki ku mukobwa cyangwa se reka tuvuge ku mukobwa kuko nawe uri umukobwa. Kwiyo ruswa y'igitsina twavugaga buriya ntabwo iba muri sinema gusa ikora ahantu henshi. Uri urugero uri mu kazi nta bumenyi afite bw'ako kazi. Yego. Ukora ikintu runaka ahajyanywe n'ikindi atahajyanywe n'ubumenyi bwiwe afite kuri ako kazi. Urugero ngende boss wawe nkabwira ati kugira rero ujye muri uyu mwanya runaka urabanza ntemo nyine mbomoze. Sibyo? Utekereza iki kuri uwo mukobwa wicaye ahantu mu kazi ari icyo cyatumye yicara ku mwanya ari? Urugero Pasha wenda yicaye kuri Popcorn podcast kubera ko yabanje guhura na boss we byihariye. Yego. Oya. Yego ndakumva na. Urumva urugero Pasha yicaye kuri Popcorn podcast bitewe nuko ari uburyo yabanje guhuramo na boss we. Wowe utazi wowe kabuzi ngo ubumenyi bwawe bwahakujyanye wicaranye na Pasha wafite ubundi buryo yahageze. Urugero ya ruswa twavugaga utekereza iki kuri Pasha mwicaranye mu kiganiro yarahageze muri ubwo buryo? Ni urugero Pasha we ntiwanabyemera nta kibazo wabyemera? Wowe nta kibazo wabyemera? Niki nakemera ruswa? Oya. Kwitanga? Oya ntago nabyemera. Okay. Yego rat. Kuri njyewe rero ntarabanza no gusubiza icyo kibazo. Ubundi umuntu wese atari no kuvuga ngo ni umukobwa cyangwa umuhungu. Niba ugiye kwaka akazi uzi ikintu ugiye kwaka kandi ugifitiye ubushobozi. Urugero niba ngiye kwaka akazi k'ubu kontabilite ngomba kuba narize imibare. Sibyo? None ugiye kwaka akazi kubera uri mwiza mu buryo bugaragara uteye neza no gufata 2,000 ukabigabanya abakozi 5
urabanza kujya gufata calculator urumva aho ngaho ikintu cya mbere ubanza gutekereza wowe ubwawe hari igihe uba utariha umwanya ngo utekereze wowe urimo kujya gusaba ako kazi ariko mu mutwe uri vide nta kintu na kimwe kiba kirimo uti kubera iki nujyayo icya mbere bizakunanira abakozi bagenzi bawe baguca amazi urumva niba uzaba wicishije amazi oya ngo buriya uriya mukozi aba afite backup iyo backup rero hari igihe izarangira uti kubera iki umubosi ahava hose akagera aguhaye akazi agukurikiyeho ibyo bintu hazaza cyapasha kivuye i Kayonza kimeze neza gishyashya urumva yarahaye akazi bwa mbere Sara ibyo byarabayeho uwo mubosi kubera ko nturi umugore we nturi umukobwa we nturi mwishywa we nturi mushiki we nta kintu na kimwe uri cyo sibyo azifuza kumva pasha mushyashya akwirukane pasha yinjiremo naza n'ikindi inde winjiramo pasha bite ninjira mu kazi nyine wa undi patience urumva so rero ikintu nari nasubiza kuri icyo kibazo wari wambajije icyo gihe uwo mukobwa mutekerezaho iki cyangwa se uwo muhungu urumva bosi akaguha akazi yaragize deni yakora akavuga ati nta nawe ababizi ese ubundi umubosi ujya guhereza umuntu akazi avuga akazi ke kazapfa kubera ngo ni ibintu wabikuye ku mugore wabikora sa umaze kujya gusaba akazi inshuro zingahe so rero ngewe igihe narangirije no kujya kwaka akazi ni iki bisigaye byoroshye urapurayinga utanagezeho ahubwo ukajyayo ku munsi wa interview cyangwa nabwo ukazikora online iryo koranabuhanga tutararigira wagiyeyo kangahe nari nyiga naho bosi burahura kubwira ibyo bintu nakubwira uya gusa niyo twahura namwereka ibyo nkeneye nako ibyo mfite icyo nzanye ku meza nawe akamereza byakwanga ko ntabishoboye akanyirukana ariko ngiye igihe narangirize rwose nta hantu ndajya mvuga ujyeyo ugiye gukora interview gusa ereza pasha mikrofone pasha ntubabare kibyo cyangwa ngo ngiye kukwinjira nta hantu urabona urumva bari kuvuga ngo hari ibintu nka bingahe bitajya bihurira mu mukobwa mwiza urugero nkawe pasha urabona uri mwiza ufite ikibuno kinini numva bavuga ngiye nari nzi kuri n'akantu gatoya kananutse nzi ko uri gatoya kananutse urumva ugasanga umukobwa ni mwiza wanateye neza kabisa neza cyane bya bintu byose bikurura abagabo nyine arabifite ariko wajya kuganira na wa mukobwa ugasanga harakorotse nyine narabibonye so abantu benshi rero bakavuga ngo gutyo wimereye ntabwo imana yaguha ibyo bintu byose ariko si wenda kuvuga ko ubwenge uraba ufite bwinshi cyane sibyo ugasanga uravuga ati gutyo wimereye ntabwo imana yagira yagwa ubwenge ntabwo ubwenge n'ibyo bintu hari ukuntu bitajya bihurira mu muntu umwe baravuga ngo abakobwa bafite ibuno n'ubwenge ngo baba baracanguye baba barabisikanye bahuriranye umwe yinjira udasohoka ariko ntabwo ari byo kimwe n'uko n'abananutse nabona ahari baba batabufite urumva kimwe n'uko nabo batabifite so umuntu ntabwo ubwenge bujya mu muntu ubyibushye cyangwa bujye mu muntu ngo ni ukubera ko ananutse numva ntekereza ko urimo kuyumva ntekereza ubwo nyine ko ubwenge n'umubyibuho n'ikibuno n'ubwiza ni ahantu bihuriye ubundi si ubwenge ni iki ubwenge kuri njye ubwenge uko mbufata wabona atari kubufata nyine wowe ufata uta ubwenge iyo bavuze ubwenge wumva iki iyo bavuze ubwenge numva iki njyewe ubwenge mba nkeneye ni ubutuma mbi nyarugenge kwanza ni ubumfasha kubaho gusa uwo muntu se bavugaho amabuno we ntabwo aba nyarugenge akenshi ngo ababeshejweho
n'ayo mabuno abeshejweho sinavuze ikimubeshejeho ababeshejweho ni iki yego ababeshejweho akenshi ni iki ndaje ni iki ababeshejweho ni iki Sara kubwiye ngo iki icyo Sara kubwiye arambwiye ngo muhakubaze buranze unsubize wowe ababeshejweho ni iki n'ikibuno ubwo se bwo si ubwenge wowe ukijyana muri tuwarete gusa undi kimubesheje njye navuze uri kumva oya icyanjye ntabwo cyantunga rero nabwo ni ubwenge nakubwiye ku ruhande rwanjye sinavuze ku ruhande rwawe ndavuga aba bandi nyine babivuga nyine wowe ubivuga wowe icyo cyawe kijyana hariya hakwaje undi kimubesheje i Kigali hari ubwenge burenze ubwo ntabwo murakoze yego ngaho mbaza urihangana wakira abanyamakuru bagenzi bawe uravuze ngo ubwenge ufite n'ubugutuza i Nyarugenge ukabasha kubaho ubwenge mfite n'ubutuma mbaho ngiye ubi Nyarugenge ubi Nyarugenge nakubwiye ubwenge mfite n'ubutuma mbaho ndi Nyarugenge aka kanya ubwo nyine buri kumfasha kuba Nyarugenge. Ikibazo cyanjye gisukije kubera wari wavuze ko ubwenge bwawe bugarukira Nyarugenge. Uburara nkuko warubanje kubimbwira wanteguje utuma numva ikigamije. Okay. Abo twicaye Nyarugenge ubu nkeneye ubutuma mbi Nyarugenge. Okay. Nyigera Kayonza ubwo direct mbita na upgrading. Ubwo bwenge bwo kubona bwa ntabwo abafite. Oya nahita na upgrading. Nkavuga ati so narindi Nyarugenge nahabaga gutya. Kayonza reka niga ikibuga mpabe gutya ngo buriya Kayonza kuhaba gutyo gusa. Nkavuga Nyarugenge nkajya kuba Kayonza. Ndaha Buswahili ni harya ni? Rwamagana. Nzi Buswahili ni. Impamvu mazura iri yeza ni igiki urumva ari ngiki cyaba gituma nzi Buswahili ni muri Burasirazuba hose abanzi Buswahili abasiramu benshi icyo kintu cyazwi n'ibirara n'abantu bazi gukina umupira okay urakwebye yego reka none tuganire kuri twiganire kuri podcast yanyu bita Popcorn podcast yego ni podcast bita Popcorn sibyo ibyo waruvuze ntaho bitanuye niko narembe yego ntabwo dukoresheje indirimbo abantu uravuze ijwi geresa ngiriyasa gufasha abantu batwumva badukurikiye yego reka mbivuga uko bishaka Pasha na Sara bafite Popcorn podcast mutumira abantu bameze gute nanyu mwanumira abantu bafite ibitekerezo bizima yego nawe twagutumira kandi urabifite buriya nta muntu utagira ibitekerezo bizima warubizi abaho kwibuza ubwenge yego nanone nta muntu utagira ibitekerezo bizima ahubwo hari aho tujya bikadusaba ibitekerezo bitari bizima bwa bwenge nakubwiraga bwo kubinyarugenge ukabwiza tubishaka ubwenge nakubwiraga butubesha Nyarugenge cyangwa ahandi yego wisanze ufite muri Popcorn podcast cyane ko nzi ko hari n'abayibanjemo mbere yawe kuri kundeba wisugira ubwoba bw'uburyo wisanze muri podcast muri Popcorn yego wisubitekereza wumva uri guhimba indi story itandukanye niyo ugiye kutubwira niya nyaye yego ratanyibwe tumuye mikoro ataribagirwa ataribagirwa atubwira ukuri oya nakara agaciyemo nakubazaga ati wavuye Nyagatare uraza wibona muri Popcorn podcast so mbere yuko njya muri Popcorn podcast kugira ngo njye kuba umukozi wayo nari ndi mu kandi kazi so ntago ari kuvuga ko nari nicayeho nari mfite akandi kazi nkora still nawe nyikora umbwiye njye ndi personal protocol yego sinzakagwe byararangiye sorry za protocol uko uzaba uri nk'umugeni ntabwo byakunda nayo mvuze nzaguhikiraka uze ukore protocol mu bukwe wenye ntabwo nkora protocol mu bukwe niyo nkora niyo umuntu umwe personal protocol ntabwo nkora muri rusange nkorera umuntu ku giti cye ubwo se haje umuntu akavuga ati ngiye yiri personal sinyishaka ndashaka ajya mu yandi makampani arahari mwambwiraga ngo uburyo ngo mwisanze muri podcast urugero nkawe ngo wavuye ngo Nyagatare uje muri Popcorn
Popcorn Podcast. Ntago njye navuye Nyagatare aribyo nje gukora. Navuye mu rugo nje kwiga, soje kwiga nkora akazi kanjye gasanzwe nk'uko nabibabwiye. Ariko iyo protocole singuciye mu ijambo ariko nanabirangiye. It's okay. Iyo protocole wavuga ukora ni protocole ni bodyguard ntago ari bodyguard. Protocole nkora ukuntu imeze ni company nini. So ifasha cyane abantu baza mu Rwanda baje mu manama, ama event, ama business trip. Inama. Ntabwo inama ijya mu bwinshi. Kinyarwanda cyanjye ni mugufi kireza. Ni mugufi. Yego. Ugiye bwira Pasha kwigisha ziki. Uri mugufi. Oya nabeshyaga nuko umwiyenzaho. So dufasha abantu bariyemera mukona ariko nabo ntago bamanura imvura. Yego. Sorry. Dufasha abantu cyane baza mu nama mu Rwanda, akenshi baza badafite aba assistant babo cyangwa se aba secretary babo. So tubafasha muri gahunda zimeze gute. Urugero nibaje afite inama afite inama yaje mu Rwanda ariko afite appointment zirenga enye. Kubyisirira ku murongo yaraje mu Rwanda atanahazi akenshi biramugora. So company yacu rimufasha kubimushyira ku murongo, niba yaje hano kuri channel yawe mufitanye ibiganiro. Oya niba yaje hano iyi minota yo kujya hahandi bura ndamubwira ngo harabura iminota iyi neye. Mbese uba ukora nka secretary wari ko wigiye gitoya. Ukamufasa. Murakoze. Yego. So rero nuko nguko dukora. Ndimo gusobanura uko company yacu isanzure naguhaye mwanya wo kwamamaza. Cyangwa se abazakenera service bazambaza. Ushobora kuba uri no mu Rwanda urugero ugiye nk'ahantu ariko ukeneye protocole. Ntago ukeneye bounce. Hari ahantu ejo bundi nabivuze u Rwanda rufite amahoro n'umutekano. Nta mpamvu yo kugendana umuntu wo bounce wabyimbanye nawe. Ibintu by'ibisirimu no kugendana n'umuntu ari protocole wawe. Oya ntago tugwita ku bwiza, twita ku bushobozi. Uri kwanga kuri mwiza se kandi uri mwiza. Ntago ndi mubi ndi mwiza. So yego. So rero umuntu ashaka ko ari mu Rwanda urugero nk'aba bahanzi, abayobozi kavuga ati nkeneye kujyana n'uyu muntu ankoreye protocole ahari bwicare amazi ari bunywe nakenera akantu ko gutuma ahita gutuma. Urumva ni bisirimu bisa neza nyabona mu makazi. Hanyuma iyo mugize aho hantu handi ugiye iyo usanze hari indi protocole yabo bateguye njye mba ndi personal ntago mba ndi muri none. Yego ngaho urugero nagere ngasanga hari ibintu adakunda kandi mbizi mbere yuko njya gukorana n'uwo muntu mbanza kumumenya turaganira. Momo yanjye ni yayindi wowe nta abantu mu makazi siwamamaje babwira na nimero yawe y'akazi. Nimero y'akazi 0788 63 76 994 yo kuguhamagara. Iyo ngiye nibayihamagara ku kazi bazababwira bazabaho iyanjye bwite. Banyishyura kuri Momo we nta gifite wabamaza ngo nyakuriremo rimwe. Twakomeje no kuri podcast. So podcast uburyo nagiye muri ubu buryo bw'itangazamakuru cyangwa bwa social medias njye n'ibintu nakunze sinabyize ntabyo nize. So nabigiyemo kubera nabikundaga kandi numva ko nabishobora. So nkuko wabivuze hari abandi bakoreraga kuri ira podcast dukoreraho. So biba ngombwa ko batagikoraho baratwaproachinga bisanga natwe hari izindi projet dufite tuzazereka abantu njye na Pasha n'ubundi. So bamaze kutwaproachinga tubona ko bikwiriye kandi bitakwica akazi kacu cyangwa ngo byice izindi projet dufite njye nawe. So dufata umwanzuro wo kuba dutangiye kuhakorera kugeza n'ubu ngubu dukora ndakeka ko dukora ibiganiro byiza. Yego byiza cyane ndabizi. Yego mukobwa Jean ko nayifata shawe izi kuyifata siko twayifataga turirimba muri korali se. Ayi ririmba twumve nkaga chorus wakundaga kuririmba muri korali. Birase se wateraga chorus koko narayiteraga twagiye nanjye naririmbye muri korali tugenda chorus z'abantu bose ziba zihuye. Twagiye ngo twaje kwiriba
twaje kuvoma dodomeza amana twaje kwiriba Pasha usengera yibwirira urusengero nasengeragamo bararufunze rwitwaga Blessing ntago rwari rero muri zino bafunze zitujuje ibisaba barafunze ubu rero ndimo gusengera ahantu bita Kimironko kwa Pastor Tom na Anita utarazi Kigali wasengeraga he kwa papa wanjye ni pasiteri yego ubu uvuka kwa pasiteri siko nanjye mvuka kwa pasiteri ndi umwana wa pasiteri none ngiye na mama ni master yari master natwe nuko turi kuri podcast uko ninjiye muri podcast rero nanjye navuga gutyo ko ari ibintu nakundaga wavuga navuga ko ari ibintu nakundaga navuga ko ari ibintu nkunda n'ubu nyikunda kandi nakundaga so hari amakuru y'uko nyine bakeneye abantu bakora kuri Popcorn podcast nuko rero baratwaprocinga baduha projet uko imeze n'uko igomba kugenda baradukonvinsinga and then twisangaho gutyo that is it Pasha areba Sara ariko numureba kana ko mujije nyirebe oya murebane nibyo navuga niki ubonye kuri Pasha kidasanzwe utitaye kuri Sara kidasanzwe nta na kimwe kidasanzwe wowe niki mubonye ninde bakoreye makeup umuntu adukoreye makeup tugiye kumwamamaza nicyo bavugaga kidasanzwe yakoze copy paste zirasa twebwe turi okay umuntu adukoreye makeup mujye muri yitwa Larissa makeup akorera mu mujyi muri Chic akagira n'ibindi biro ku Gisozi kuki utavuze wambwiye areza kubera iki utavuze wambwiye areza reka ibyo tubyihorera ntabwo dushaka ko abandi kuki ibintu by'inyuma ya kamera wabiza oya none se mvuze ibyo wambwiye ntabwo ubizi ibyo wambwiye so rero mu mugani dusoza nagira muvuge platforms yanyu buri wese avuge platforms ziwe avuga ati umuntu nshaka yambona hano ubwo utabuze icyo gushakira urugero nkanjye shaka nka Pasha cyangwa Sara aho mubona namaze kubona okay kanze makwereka tanga nomero wakina sibayiduhaye se wayiduhaye abantu muzamakazi ntabwo nimero yanjye ariyo gufata ngo muyitunge ira ni nimero ya business ntabwo ari nimero yo guteretaniraho nimero yo kwakira nyakazi okay ngiye platform zanjye kuri urubuga nkoresha cyane okay ndajya mvuga platform I mean social media uvuge abazire yazo Instagram nitwa Mukobwa 101 bifatanye Mukobwa 1 ubwo ni Mukobwa 100 akarongo gatambitse Pasha Tinda nayo ngira Facebook nitwa Patience kuri Facebook ndayifite TikTok nitwa Patience n'ubundi WhatsApp nitwa Patience n'ubundi twagiye Tinda haye nkoresha ese abashite babakoresha Tinda ntabo ngira ega barabafite na nshuti ngira Tinda ijambo bita hookup mu Kinyarwanda sicyo risobanuye hookup sicyo risobanuye oya babibandikire muri comment abantu mutubwire hookup ni iki twagiye nunze tubwire platform zawe dusoze Instagram ni ari umugabo barazongana ego Instagram ni Queen Sara cyangwa Sara Musonera byo ko niko byose bitabiza ariko Queen Sara niyo kuri Instagram kuri TikTok ni Sara Musonera Queen Sara bisanzwe bifatanye Queen Sara bifatanye haba na TikTok ni Musonera cyangwa Queen Sara
iryo Yego. wakandikamo ryose urabibona. And na Snapchat ni Queen Sara cyangwa Crystal. Yego. Yego. Ndagushimiye cyane Pasha. Ikindi ahandi badukura ni kuri Popcorn Podcast. YouTube channel. Yego. Bakore like, share. Babanze bakore subscribe, comment and share. Ese Pasha subscribe mu Kinyarwanda, I mean mu Gifaransa ni gute? Ubwo ndashaka uvuge subscribe mu Gifaransa. na français Mu Kinyarwanda mugukanda kukazogera eh kunzogera. subscribe umuntu mu Gifaransa ni s'abonner. Kwiyabonesha, wari ubizi ko kwiyabonesha ari subscribing? Ntabwo wari ubizi? Wumvaga kwiyabonesha ari nk'iki? Kandi iryo jambo turarikoresha cyane. Ndagushimiye cyane Pasha. Vuga sha. Iyo ngiyo uvuze. Uvuga sha dusoze. Ntago nabisobera Ndagushimiye cyane. Urakoze nawe. Yewe reka dushimire n'abantu bose twabaye muri iki kiganiro. Tubabwira mugende muri Popcorn Podcast murebe bano bakobwa kandi mubakunda ariko bitarengereye nkanjye